وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ishimwe kuzo n'iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bye bisakare kwasozereje umwe n'abahanuzi, umwarimu wacu, umukunzi wacu, intumwa y'Imana Muhammad, amusakare we n'umuryango we n'abasahaba be aribo basangirangendo bamufashije gutangaza no kwamamaza idini y'Uwiteka, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko iyi mbaga iteraniye muri uru rugo twese hamwe Uwiteka yatugirira ubuntu akatubabarira ibicumuro byacu, akazaturinda umuriro w'Iteka wa Jahannam, akazatugororera ubwami bw'ijuru bihebuje n'ubutane bwa Firdausi. Allahumma babyeyi, bavandimwe, banyamuryango, inshuti basangwa, mwabibonye ko abashyitsi twari dutegereje bahageze. Bavunyishije turabugururira, tubavunye ihobe, tubaha ikaze, twabahaye ibyicaro byiza kandi bakwiriye. Turashimira Imana. Tubasangwa rero mureke twereke abashyitsi bacu ko tubishimiye, tubakiriza n'ikiri nk'uko. Abashyitsi beza, abashyitsi bahire, nk'uko bisanzwe mu muco wacu no mu muryango wacu, ko dusanzwe twabiteguye cyane cyane ko mwaduteguje itariki n'umunsi n'isaha. Nk'uko rero aho abemeramana bateraniye, turabanza iyo twagenderewe n'abashyitsi b'imfura, abashyitsi b'abemeramana, turabanza tukabakiriza ifunguro rya roho. Muranyemera rero abashyitsi beza, abashyitsi bahire, bemeramana, tubanze twiragize Uwiteka, tubakirize iyo sabuni yabo. Isabuni yabo rero turayigezwaho n'umuvandimwe Mahdi mu Ramadan mu cyubahiro cye. Ndamusaba ko yazimanira aba bashyitsi bacu natwe muri rusange amagambo matagatifu ari mu gitabo cya Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله. صدق الله العلي العظيم. Imana yavuze ukuri mu magambo yayo matagatifu azira ikinegu cyangwa se azira amakemwa. Tumushimire umuvandimwe igisomo cyiza cya Korani atuzimaniye twese muri rusange. Barakallahu fikum. Abanyamuryango rero nshuti bavandimwe, uko mwabibonye duteraniye hano duhujwe n'imiryango ibiri, imiryango irangajwe imbere n'ababyeyi bacu n'abasaza bacu. Umusangwa mukuru ni umubyeyi Mzee Amuri Musa. Nagira ngo ajye juru abanze atanga salamu ku bantu bose barahangara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Undi mubyeyi nawe urangaje undi muryango watugendereye umubyeyi Alhaji Habibu munyembere nawe ajye juru atange assalamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aba babyeyi rero nibo bagiye kutuyoborera ikiganiro kiri aha ngaha. Nanjye bafashe mu kubunganira umusangizo w'amagambo. Nanjye nitwa Bihoyiki Abdulaziz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mubyeyi mwiza rero nakira batunga n'uruhanga kaza nyamukuru mwe mutanga mwakira umubyeyi mugenzi wanyu bavunyishije turamugururira bavuye babaye ibyicaro ahasigaye umubyeyi mwiza umwanya mwiza. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Abakoze umuhuza w'amagambo mu mwanya n'izina ry'umuryango wa Sulay Sabi yishimiye kwakira umuryango utugendereye. Izina ry'umuryango wose uteraniye hano tubahaye ikaze. Karibu hano iwacu cyari mu gihugu murakoze namwe tubwire amakuru yaho muturutse mwatubwira ibyo nyamukuru aba rero ngira ngo akurikiye amazi hanyuma tuganire. Abahanga bakavuga mukaba abahanga mu kwimana amashyi. Alhamdulillah. Numva kameze neza. Gusigira. Alhamdulillah. Ababyeyi bacu rero mwabumvise ko baganiriye neza kandi bakabakiranye neza. Nagira ngo rero
uyu mwanya mubyeyi mwabonye ko abashyitsi batugendera abemeramana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu muco mwiza mu nyigisho nziza yadutoje hari hadithi igira iti man yu'minu billahi wal yawmil akhir abemera Imana bakemera umunsi w'imperuka bajye bazimana abashyitsi babagendereye. Igihe mwiza rero nagira ngo umusaza Alhaji Habibu atamera nka wa mwami wagendanye n'abandi baramwakira arasoma aracurura arangiza ati twari dushize kandi ari usomye wenyine. Mu muco mwiza rero wacu nagira ngo nsabe abanyagikari twakoranye mwakire n'abagendanye na Alhaji Habibu, hanyuma noneho nabo bica akanyota cyane cyane batsirike inyota cyane cyane ko bayishe bajyana nayo irazamuka bakayitsirika. Ubwo rero noneho mu gihe mucyakira abagendanye na Alhaji Habibu nagira ngo nsabe umubyeyi Alhaji Habibu nawe mu cyubahiro cye ntabwo nibuvugiye ngo turamuha ijambo mu muryango kubera ko ni umubyeyi dusanganywe umubyeyi wacu, ahubwo asome acurure niyumva mu muhogo hahereye umwanya n'uwe aganire n'umusaza mugenzi we. Ndagira ngo rero umubyeyi mugenzi wawe ubahe ikaze umwanya n'uwo asingizwe Uwiteka nyir'ijuru ndetse n'ibirimo byose. Ndagira ngo nishimire by'umwihariko iyo yabishoboje aho dutegura urugendo ruzangana na Surayiti, umuryango wa Surayiti Sadik. Ndayishimye iyo yatwemereye bikatujya imbere bikatujya inyuma bikatujya impande zose, dore ko byose bishoboka twaba tugeze mu muryango wacu. Sabira amahoro n'imigisha intumwa yatwohereje inshuti yacu ari we Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abiwe n'abasangirangendo be n'abagumye gukurikiza inzira nziza, inzira itagira ikorosi. Twese tukaba turi abayisilamu muri rusange n'abatari ababo, tukaba dusaba ko iyo nzira rwose batatinya, inzira nziza ntaza no kwibagirwa, dore ko imyaka igiye kugira ngo nkomeze gahunda ngo nkomeze nshimire umuryango watwakiriye, kugira ngo usabire kumva nta cyaha kirimo, usabire uyu muhungu wacu mumutera amashyi. Musabiye amashyi mu by'ukuri agumye amwagurire ubwenge bwe abameze neza gahunda arimo musabiye amashyi yongera twese turabizi
ariko by'umwihariko niba turi kubyemeranywa akomeza afate nayo umwana mwiza afite ijwi ariko inkurura n'uwarwangiye ababyeyi beza baje tugana umuryango mwiza uyu munsi itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2023 ni umunsi tumaze iminsi twitegura aho mutwemereye ko muzatwungururira amarembo tukinjira kandi n'ibisanzwe ariko aho maze kubamenyeshereza ko ntazaza nk'uko nazaga nzaza ndi kumwe n'abaje cyangwa n'abo nje ngaragiye mu kindi kinyarwanda mbere ngaruka ndagira ngo mushimirire abantu bemeye kuba nababera mwashimiye twateguye umunsi rero itariki nziza nk'iyingiyi ndetse nyagasana bitwemerera tuje tubagana nk'umuryango wacu n'inshuti zacu ndetse igihe kibaye kinini ni ukugira ngo tunoze imibanire tunoze dore ko ngo akabagara ubucuti agafunika abagara ubucuti ni akarenge nibyo ndagira ngo rero tugumye tubagarire ubucuti tugumye tububungabunge kugira ngo dore ko n'ibihe turimo bitoroshye mu by'ukuri kugira ngo uzabone abantu muri iki gihe bangana gutya ni amahirwe urumva ari amahirwe rero umuryango wacu ndetse n'umuryango wacu twateguye rero ndagira ngo bashimire uburyo aho twavunyishirije ndetse mukatwugurura ni iby'agaciro ku muryango wacu ni icyizere tugumya kugira umuryango wanyu bigaragara ko mu by'ukuri imibanire ikiri yayo nta cyahindutse nkaba ngumya kubashimira ijambo ry'Imana batwakirije ndetse ntibyaciriye aho ari ibiyoga tubashe kumaza babamera amashyi ntabwo ndi butinde gusangiza amagambo rwose umubyeyi mwiza n'ingaruka y'umuryango wa Muhammad Jidana imbere y'ababyeyi imbere y'abavandimwe kugira ngo imyitozo z'umubano uko nakunze kubivuga ariko by'umwihariko ndagira ngo mbabwire ya mibanire myiza y'imiryango yombi hari icyo yabyaye nakwita amatunda urubyaro rwiza ndetse urubyaro rwumvira kugera ubwo hari umwe mu muryango wacu atubwiye ati rwose ndagira ngo muzafate agakoni mujye mu rugo mujye mu muryango wanyu umuryango musanganywe hari umuntu twashimanye uwo bashimanye rero kugira ngo nanamubatangarize umwe mu muryango wanyu witwa Iyamuremye impinga yera kumva hari niba adahari muraza kunyomoza cyangwa muraza kubaza koko dore ko mugira urubyaro rwiza kandi rurenze umwe hari igihe nk'umubyeyi ushobora kuvuga uti uwo mukobwa ntabwo tugira umuryango ariko ndumva hari duhagurukijwe n'umuhungu wacu witwa
Iyamuremye Selemani Ndala uwo ni umuhungu wacu ndumva usanzwe umuzi ndabeshya nk'umuzi Iyamuremye uramuzi nanjye umukobwa wanjye ndamuzi nubwo bashize iminsi ntaheruka kubera ibihe turimo kumubona ariko ndumva ahari umuhungu wacu uramuzi ni uwo rero duhagurukije kuri uyu munsi umunsi utagira uko usa umunsi twahisemo kuko tugomba kumugaragara tugomba kumuba hafi kugira ngo turebe ko gahunda biyemeje zishobora kujya mu buryo ije ngana rero umuryango kugira ngo bamenyeshe ko ije umuryango wanyu wa Muhammad Jalo nk'uko dusanzwe Mamadou Jalo Mamadou Jalo n'uwanjye Mamadou Jalo n'uwanjye yarampaye kandi ifite akandi ariko Mamadou Jalo n'umuryango wanjye n'umuryango wanjye umuryango mwiza umuryango ukunda kubana umuryango uhora hafi y'urubyaro kugira ngo unakurikirane urubyaro uko ruhagaze ndetse rwagira n'imihigo rukaba rwahigura urwo rubyaro rwacu rero twicaye nk'umuryango umwana yatubwiye ko mu mihigo afite harimo urubyaro rwanyu umwe mu rubyaro rwanyu yumvikanye nawe baganiriye urabushyiramo cyane kuko utanifata ahubwo iyi ni intambwe ya mbere ariyo ntambwe twese tuzi nk'abanyarwanda saba irembo tukaba tuje gusaba irembo umuryango wacu niba muritwemereye rwose muraba mutugiriye neza kandi ntacyo tujya tuburira iwanyu iyo tuje tubagana ndetse ntacyo tuburira iwanyu ni irembo ritugenza kuri uyu munsi kubahwa n'ibyo tugenza ndetse n'ababonye naje n'abaremba biragaragara ko mwagendanye n'ababyeyi mwe mwagendanye n'umubyeyi ibyo yavuze se muremerwa nabyo mubitugaragariza Abakozi cyane haji amagambo meza ari mu gihugu ntacyo twavuze umwana twabwira ko bakomeza irembo waba uburenganzira umumero amashyi murabona ko mu by'ukuri twaje dusanga umuryango mwiza ndetse umuryango tubaniranye neza nyakubahwa ukireka rwose niba gutwara umwanya ahubwo ukomeze gahunda zose uko zakabaye ndagira ngo nk'uko abinsabye koko ambwira ati komeza gahunda nagira ngo uyu mukobwa yegere hanyuma mugezeho dore ko iyo umuryango wa Mamadou iyo waje umuryango wanyu ntabwo uza umutwe gusa uza ahubwo ufite ituro iryo turo rero nagira ngo nibagezeho mu izina ry'umuryango hari uyu muhereza ndagira ngo mpagurutse uriya muhungu unarebe dufite n'abikorezi ngwino shagira hino hanyuma ujye ku mutwe hanyuma uriya ni umuhereza hari uzayikoreza uyu ni umwikorezi urakoze cyane iri turo rero cyangwa iyi mpano cyangwa iyi ntashyo byose ndumva bisobanutse ni uvuye kwa mama ubiziranye iyo waje uza mu by'ukuri utari umutwe musa natwe iyo tuje ntabwo tuzi umutwe musa
babonye ko dufite n'abikorezi ntabwo tugenda dufashe mu ntoki n'abahereza bose bagira ngo uri kugezaho ngo karasa neza aho twagendanye narizi ko ari bugaye uruganda rwacu ariko nubwo ataramwaho ndumva byashimye. Mubyeyi rero reka tubashimire atubwiye ko iyi ari intwererano baduhaye. Oya ntabwo ari intwererano. Ntabwo ari intwererano. Ni intashyo. Ni intashyo. Ni intashyo ivuye kwa mama. Imana ishimwe. Abanyamuryango mwakira intashyo. Umubyeyi rero yambwiye ati nyamuna wakomeje hari intashyo noneho mu by'ukuri ndagira ngo ushimangire rya jambo navuze kugira ngo ubashe kurinyemerera hari nuko yakongera akigereza wa mukobwa akanyegera yahoza ndeba ikijisho mwenzangu hari ukuntu nazaga mfite amarangi atandukanye y'imitobe. Erega mubyeyi buriya yego impamvu yakorewaga ikijisho nuko amatama amasada asubira nk'igisigati. Niyo mpamvu rero yavuze ati ese iri jambo ko riremereye ndagira ngo ushimangire mbere ko utarisasiye turarigeza kwa ba nyirasenge gute ritasasiwe. wamuhereza rimwe yegere hino rwose kugira ngo ijambo navuze rigire uburemere. ongera wikorere umuhereza ongera wikorere Isabe b'abakobwa bambe hafi n'abakobwa twakoranye. nyakubahwa ndagira ngo rwose ibyajambo navugaga kuko ari ijambo rivuye ku mutima atari ijambo risanzwe ahubwo ari ijambo rifite uburemere kugira ngo ubashe kubyumva neza reka bagezeho turashaka turakoze hanyuma ni kugira ngo rwose ngumane ijambo ngumane ijambo kandi ndabisanga mu bundi ariko rero ushimangire ataza kuva mu rugo rwose ni ukugira ngo ngumane ijambo wamuhakanire Mubyeyi mwiza rero burya hano utaniye burya ngo kumureba gusa ntabwo byaba bihagije. Mfite umuhungu wanjye uri hafi nyumva hafi abanze twumve akureho urukoma ubundi noneho twumve koko rya jambo rigumana cyangwa se hari ukuntu biri bugende. Reka tubanze tubyumve. Mumumpera amashyi y'umubyeyi nabwo bikakaza kuri abanza bikore turareba uko tubigenza. ongera hejuru kugira ngo dusangire ndabona bavanye urukoma ba hafi twumve ubuki niba uruganda rwarahindutse muratubwira nabwo tubyumve. rwa rundi ariko ntacyo twahinduye uraza kumbwira uraza kumbwira Nizere ko budasembuye. Ubisembuye nibyo biturika. burakira Ntabwo bisembuye. ntabwo kuragoye kazi n'umugabo Umuntu umubyeyi yabanze reka rwose nawe ngo arebye twese yita ku banze. reka wenda mbanze Niba harimo umuntu ikiri banze bumvike arebe niba kimirika mbere ye ariko nta kintu nta kibazo banza turebe. umumpera amashyi tumwerera rimwe tumwerera rimwe bigaragara ko nta kibi gituruka iwacu
ntabwo yategereje ko mbanze umwe arebe ko nandi kugwe hasi n'ibyitura ntabwo turanywera rimwe n'ibitujyana ndumva noneho nakwitunganya noneho rya jambo ndabona narisasiye yarisasiye noneho ni yeruye rwose urengetse uyu ruganda ntacyahindutse rero umwanya n'uwawe aho wabigejeje murakoze cyane nk'uko nabivuze duhagurutse iwacu bazi no mu mujyi wa Kigali twerekeza iburasirazuba kubera urubyaro rwiza urubyaro rwatojwe uburere. Urabona muri iki gihe ntabwo byoroshye kubyerekeranye n'urubyaro ruri iwacu ruri hose, ariko ugize Imana ukabona urubyaro rugenda ku murongo ni amahirwe ukabona bw'Imana. Abana bagifite gahunda, abana batumvira ababyeyi muri iki gihe bakeya kugira ngo bashimire umuryango naje uyoboye ndetse uhagarariwe n'umubyeyi umwana wawe abana banyu abana beza bari kandi twizera ko mwakira ubusabe bwacu irembo tuje gusaba niba muri twemereye ariko ntacyo tubura iwanyu muramukoze. ukabibona umuryango wanjye utishimiye ijambo avuze biragaragara ko mutari bumwemerere ubusabe bwe. urakoze cyane, amagambo meza baza harimo iwacu bisanga bose barakoze kumwitwereka ubwo wicaye hanyuma izi gahunda ubusabe bwanyu ukurikije umuryango wacu ntabwo ujya n'imyaka ndetse rwose irembo twagejeje twagejeje ibyo byose umukobwa arahari gukora ibya ngombwa byose hanyuma ndazikomeza. yunganira data wambyaye umubyeyi Alhaji Habibu yaje gusaba irembo, kandi irembo umubyeyi nk'uko wabyumvise yaryemeye, ahubwo ntabwo twamenye niba ari irembo ry'imbuto, niba ari irembo ry'abashyitsi, ko amarembo dufite menshi umubyeyi data irembo yaryemeye, ahubwo muri bwo murasaba iri irembo. Irembo nk'uko nabivuze ry'ubucuti bumaze igihe, ni irembo rijyanye n'umwe mu muryango wacu nk'uko nabivuze washimanye n'umukobwa wanjye hano muri uru rugo, bagera ubwo badashaka guca hirya no hino cyangwa guca muri za nzira zitari inzira nzima. Niyo mpamvu rero twaje gusaba irembo. Abanyamuryango rero ngo mwibazaga ngo ni irihe rembo basaba, ni irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Numvise ko bisobanuye neza. Noneho mu gihe bibazaga ngo ni irihe rembo usaba, ufite irembo ry'imbuto, ubwo ari irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Umubyeyi yarikwemereye, ndumva mu ngiro ni Abanyarwanda. Wa mukobwa ari he? Mushobora kuba musabira kurambika cyangwa se Yesha waraje kwikorera. Gusangiza amagambo ati turasaba irembo, ibyo koko irembo ryinjira inka
bigasohoka abageni dore ko atari umugeni umwe ufite abakobwa ndetse nimunanyemerera iwacu dufite abahungu benshi tuzazana abahungu barahazi baturanye barebe kuko bo bavuga kugira ngo bagezeho kuba mutwemerera ikirego iri ni ishimwe rwose turishimye iyi shimwe ntaze ijyane n'amashyi menshi turishimiye mu by'ukuri kuba mutwemerera irembo ni ikimenyetso cy'uko ubucuti butibeshye kubana namwe kugerera namwe umubyeyi Habibu yumvise ko amaze kumenya ko turi abakozi niyo mpamvu yazanye intango ya Nisongo ko kora turi abakozi mu gihe cy'amashini. Iyi rero ni intango ya nyirasenge, iyi ni intango y'ababyeyi bafashe kurera uriya mwana ngo base babona abanyirarume nabo bamenya yewe inkoresheje ba nyirasenge. arakoze gusangiza amagambo nagira ngo nkomeze kuko nk'uko gahunda zijyanye n'isabarembo nagira ngo mbabwire ko turi abanyarwanda mbere babemeramana bita idini ryacu ntabwo ritubuza gahunda zandi umunyarwanda ndagira ngo banyegere umuco ntabwo ugize ucika kandi utazirana n'idini ryacu bagezeho kuri ibijyanye n'isabarembo umuco gakondo idini ryacu ntabwo ryize ritubuza uyu muco wo kuva kera uyu muco na ba mama na bose basaba irembo ry'aho baturutse iyi suka yarakora. Iyi suka ifite byinshi ikora rushegesha bishanga ndetse hari n'ukuntu iyo hari irembo uriya mugabo umenya urabizi barura amarembo urabizi riharura imigenderano nizere ko iyo mwanyuzemo mwasanze abanyamuryango yacu yarasibye banyuze mu dushokora bavuga ntabwo ariko navuze ko yasibye riharura imigenderano ko kereka utaje wenda yumvise ayo makuru ko natanze isuka yo guharura imigenderano ariko uwaje wese amasaramuka gusa nagira ngo ngezeho uyu mubyeyi isuka ubwatsi ikora byinshi kugira ngo muyakire ndetse si gusa kubera ibyishimo umunezero uturutse mu muryango wacu wa Mamadu ndetse uhagarariwe Nyamurinzi Selemani afite ibyishimo bidasanzwe muzabona mubibone kandi bisanzwe hagati yacu. Iyi nayo hari ubwatsi musanzwe muhinga ubwatsi bw'amatungo manini ndagira ngo nayo izafatanye n'izo musanganywe mu minsi iri imbere tugerezaho bwa bwatsi icyo buzaba bugendeye yumvise akamaro kayo ayumvise yuko hasanzwe hahaye ariko rero mukarambika akamaro ubwatsi tuzaba ufite ibyo muharuza gusa ni ukunganira ari ubu muzabibura ariko nk'ubucuti dufitanye tunganiranye iyi nayo ikakora amariba rushegesha bishanga dore ko hepfo nabonye hari ntabwo zitarazumvishe reka twumve ibyo
ndabona muri pirate Ni original. ni original Dawa Bamamadu rwose aba bantu bazihengesha gutya ni gutya oya ntabwo ari gutyo ahubwo hari inuza hari imashini ntabwo zikora zonyine hari ikijyana nazo kugira ngo zibashe gukora akazi kazo ndagira ngo reka mbere ko nzigeze ibukuru maze negereze ariko wabaye ba nyirasenge ngo barebe niba atari impangikano nabanza ndabashyira maze kumenya n'ibyangombwa niba byuzuye si ibyangombwa nabonaga bituzuye ndagira ngo rero mu by'ukuri nibyo ko kwisuka bifite ikiyikoresha cyangwa icy'umushoferi deregisiyo ariko mu kinyarwanda tuyita uruti uruti rwose bagezeho ndabona umugabo cyangwa ni nihe oya nta minini y'iwacu nta minini nigeze mbona hano n'iwacu mpayihano tuzagira gutya maze dukwikire dushyire ba nyirasenge tuti mwakire nyakubahwa urumva ibijyanye n'isabarembo biriya kandi nimumbaza n'ibindi dore ko naje nikwije nabyo ndabitanga ko nkeneye kumenya kunoza umubano wanjye nawe Urakoze cyane. arakoze umubyeyi rero birarangira nka bibi mwabyumvishije yuko umubyeyi yasabye aduhaye isuka kandi atuje ko isuka ari izo guhinga ubwatsi ubwatsi bwo kurya ubwatsi buriya bwatsi n'ubwitsi umubyeyi buriya bwatsi bwose musanzwe muhinga ubwatsi bw'amatungo yanyu dore ko muri abatunzi mu minsi iri imbere itari myinshi twumva tuzongeramo kugira amatungo akunde amatungo kuko dore ko tubaniranye neza ni icyo rwose kugira ngo zitazarumanga ahubwo zizajya ubwatsi koko ubwatsi buhagije hari sekuru hari umukuru mu muryango ndebye arambwira ati ko mu muryango wacu ubundi irembo risabwa tukaryemera aba bagabo b'abasendatazi ko batarifashe irembo ry'iwacu rifatwa n'inyana rifata rembo kugira ngo tumenye ko mwarifashe hari inyana rifata rembo hari ibyo ngibyo twamenya ko wenda mu muryango Urakoze cyane. abasendatazi murakoze cyane uti hari nkayifata rembo ariko hari icyo tubuze Jasmine ni Jasmine hari icyo tubuze iwacu harimo kuvuga ngo nkayifata rembo ntawazayizana ejo cyangwa ariko ngo muzaba murifashe ejo oya wazi uyu munsi twarimuha oya turava hano Uri mugaruke ejo niyo mpamvu naze no kwicara ntaza kwicarira ijambo kandi bitajya mu buryo ariko ntacyo ndi buburire hano uko byagenda kose nubwo urimo kunkanga cyane ntabwo mbakanga sabye nabibwira da nasogoko kubabaza nkicara gato nubwo navuze ngo ndicara ariko ariko ntacyo ndi buburire urabona se yoroshye tubamera amashyi ababyeyi baganire neza barakoze rero ababyeyi ku biganiro byiza bagiranye nk'uko rero mu muco kandi utemereye udatandukanye n'idini mu muryango mwiza mu muryango w'abemeramana ntabwo umuryango usabwa irembo ngo uryimane umuntu ushobora kumusaba irembo akarigwa ariko akakwima umugeni ibyo birasanzwe mu muco ariko umuryango wacu ntabwo twakwimana irembo dutegereze umubyeyi ko arongora inyana y'ifata rembo nawe yayidushyikirize kugira ngo ejo n'ejo bundi utazagera undi uzaza buri icyo tumwereka navuze mu muryango wacu amazu uhagarariye umubyeyi mwiza umubyeyi yamuremye
inka y'Ifatarembo hari uwaje ayishoreye niyo mpamvu muzererekane se n'ubucya gatoya hanyuma yongere haguruke mfite imbaraga nyakubahwa inka y'Ifatarembo Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nyakubahwa mubyeyi Habibu, hari umugabo witwaga Sendatazi muri kuvuga ko Nyarugenge cyangwa hirya ya Nyarugenge, Nyarugenge ya Kigali, Nyarugenge ngo ya Kigali cyangwa hariya mwaturutse hirya yaho aracyahaba. Nyarugenge Hariya mwaturutse yitwaga Nyarugenge cyangwa ni Nyarugenge? ni umugabo witwaga Sendatazi, yari atuye hirya za Nyarugenge hakurya y'iwabo, aracyahaba. Nta muntu twiza duturana witwa Sendatazi. Haba umuryango wacu ntabamo, haba muri abaturanyi ba Nyarugenge uvuga ntawe twiza duturana. None uvuze ko Yaba yaratuye yarasize iryo zina ribi. none uvuze ko yaratuye inaha. Sendatazi se? Imana ishimwe n'umugabo ntabwo Rwose ntabwo bazi ko ntawe tubura amakuru y'irengero rye rero. urakoze arakoze umugabo ariko mwamumpereye amashyi y'umugabo rebe ko yanyoroheye ndagira ngo rero kuko mubivuze ati ni iwacu avuze yavuze ngo Nyarugenge hirya ariko buriya ni umuryango wacu avugaga ntawigezemo witwa Sendatazi. Mumwera amashyi. kandi kubwira uwumva ntavunika ndagira ngo mumare impungenge ndetse muri rusange umuryango twari tugana iryo rembo banyemereye ndabisabira amashyi menshi. Nyakubahwa mubyeyi n'ibyishimo by'iwacu mu muryango ndagira ngo rero impungenge azishyire ndetse n'ubwo waba zifite Sendatazi ntawe bivuga ko irembo mba nemerewe kugira ngo n'abandi babyumve cyangwa basobanukirwe ni ukugira ngo twese ko turi aha tuve mu rujijo ry'uko twemerewe irembo kandi twaba tugiye gutera agati mu ryinyo. Ntabwo dutera agati mu ryinyo kuko twahagurutse dufite gahunda, twahagurutse turi ku murongo, twahagurutse dufatanya urunana kugira ngo twese hamwe nk'uko mwatubonye hatazavamo mu muryango wacu Sendatazi. Ndagira ngo mbabwire ko irembo mutwemereye nta minsi iri bushire tutagarutse kugira ngo tubiganirize. Cyangwa ibisabiye rambika. Ibisabiye rambika. Ntabwo ari rambika ahubwo ndagira ngo nkubwire ko tutajya turambika iwacu gahunda twahanye n'abavandimwe n'inshuti nk'uku nguku. Ibiganiro ndagira ngo nk'uko tubyifuza dusaba n'Imana kugira ngo igumye iduhe ubuzima, igumye iduhe kunoza gahunda z'urubyaro rwacu. Twazasubukura mu kwezi kwa gatatu. Abanyamuryango babwirije ko mu kwezi kwa gatatu ndetse nimushaka n'itariki bibereka ko turi kuri gahunda ihamye. Wa mukobwa rero wanyibutse itariki
Kwa munani kujya muragira ngo ko nta senda taziri iwacu none ugiye kuzana kwa munani itariki enye ni ukwa gatatu itariki enye nzaba ndamesera abanyamuryango rero mwabyumvise yuko ku tariki enye z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umunani bazagaruka bongeye amashyira itariki enye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu gatatu yari akagize umunani ubwo gahunda ari iyo yumva impungenge yari afite umwe mu muryango wanyu hari yabazishize bamwongera amashyigo niyo musaza we turebere neza niba atari we sentakazi oya abariho ndabizi agira ngo mwagendanye uwo mwagendanye n'uri harimo harimo ariko yibeshye yibeshye kuri uwo mugabo uragira ngo uhore mukunda ababyeyi beza z'umuryango turishimye turanezerewe kugira ngo barakorwa ntashira ubwo naho ubutaha salamu alaikum warahmatullahi kugira ngo twabwitse ntacyo atavuze byose atubwiye n'umunsi azagaruka ariko muri tayari kuzamwakira murakoze uwo mukobwa ari je ubundi ngo bamusuhuze hari umugabo w'Amerika urashaka bamusuhuze umusore warira twari tuzi ko mwaje gusaba irembo twari tuzi ko mwaje gusaba umugenzi ni irembo ni umugenzi muje gusaba irembo ntabwo muje gusaba umugeni abana bari ku mashuri amagambo meza aba wowe urimo cyane kandangiza ibi tayari yagize imibare iri kujya ugakurura kamera ubundi iri kure ukayikurura
baza hano. Imana yakundaga capu. Muze kumbera ibishimwe n'uburere bwiza uburyo mwareze umwana wanyu, uburyo mwatoje umwana wanyu umuco mwiza, umuco wo kubanirana ndetse atabanirana n'uje wese ahubwo abanirana n'umwe Imana yamutoranyirije. Ibyishimo afite rero bitagira uko bingana. Ndagira ngo sabe nyakubahwa Sulaiman ageje umwanya w'ikuru tuyitangire hamwe. Byararemereye sinzi niba hari uza kugutwaza. Ahubwo byaba byiza cyane bagiye kubwiza bw'amafoto. Nyakubahwa Sulaiman irahira Kubwiza bw'amafoto. iyi mpano iturutse Uriya mubyeyi buriya nawe ntabwo ari kujya ijoro. iraremereye cyane. Uriya mubyeyi Ijoro utanyigejeje aho ugeraho. uriya mubyeyi gore ntabwo nawe ari kujya ijoro. Yegere ijoro kugira ngo bafatanye bakire iyo mpano. Byaba byiza cyane n'umubyeyi nawe aje nawe akadufasha gutanga impano ku bwiza bw'amafoto. Umwe mu muryango wacu ishima. Ariwe nyamuriro. Impano Muhindukire hano gatoya ku bwiza bw'amafoto. Nibura ababwiriza z'umuryango bakiri hano zabumwe mu gihe mufashe murebe hano kuri iyo mpano mwese mufate murebe hano. turebe aho ngaho Umukameramani umukameramani bashyiraho akarusho babonye bashimire rwose ndabasabye mushimire umuryango. Umuryango mwiza n'abagejejeho cyatugejeje cyaduhagurukije iwacu barashimiye kandi bigaragaza hagati y'imiryango yombi imibanire myiza ihari. Hari imibanire idasanzwe mu miryango. Muri iki gihe imiryango ntabwo ikibasha guhura n'ihuriza ariko umuryango wayo n'umuryango wacu dusaba Uwiteka ko azaturinda icyo gitotsi kizabemo kugira ngo turusheho kwereka abana, turusheho gukebura abana, bazarusheho gukoranaho imyitwarire n'imiryango yombi yazareraho. Ndashimiye rero saba ko banyemerera gusiga amaso inyuma ukajya kubwira abasigaye inyuma ibyiza by'iwanyu, ukajya kubashima bashimira abasize inyuma babwira twakiriwe imibanire imiryango yombi nta kizayibamo, nta kizabarongoye
munyemerere nubwo ku bwanjye numvaga ntava hano ariko hari abo nagendanye nabo ababyeyi ndetse harimo n'abana bari bujye kureba nabyo byari birimo muzehe ukomeza ijambo ntugire ikibazo kandi twabiteganyije z'amazima ndetse ugeze kubona inyuma mu mpera amashyi umubyeyi ijambo ryiza tugejejeho. Arakoze cyane sinabura gushima kuko urashima nagushima urashima ukabakore abazuriho urashima cyane sibyo ko nta akabyoroshye bikabura mwitandukanye twakora tugakomeza turangira tugasangira ibyo twari twateguye byose urabona mubishyize hano mu kanya bari bari kutubwira ngo tujye kwiyongeza twiyongere ariko rero dufite umwanya n'imbaraga twakomeza tugatarama icyo kunywa kirahari kurya birahari dutarame n'abafite kujya gucyura amatungo no kugeza ubutumwa twabatumye ni byiza cyane rwose ntabwo baba basabye byose n'umutekano ukwiye hanyuma icyo cyane musabye cyo akamaro k'abasaza k'ababyeyi barimo baraza abasore bazinganye abasore bo bagenda bafite ariko ngo bigira bisangiwe bigira bisangiwe iriya mugoroba bayirangiza twasangiye byose dusangire kandi tuzongera dusangire kurusha murakoze. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. على نعمه الجسيمة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. Mana nyagasani turagusaba yuko waduha imigisha muri iki cyicaro. Amina. Mana nyagasani turakomeza kugusaba yuko washyira imigisha muri iki gikorwa cy'abana bacu. Amina. Mana nyagasani turagusaba yuko waturindira abashyitsi kugeza bageze mu ngo zabo. Amina. Mana nyagasani turagusaba yuko n'abari gusigara hano basigara amahoro. Amina. Mana nyagasani turagusaba yuko wazaduha iherezo ryiza. Amina. ukazanaduha kuzahura ubwami bw'ijuru twishimiranye. آمين. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nk'uko babivuga rero ngo nawerekeza uwicaye. sinavuga ko mufashe muri karitsiye yanjye ajya muri karitsiye we n'umubare se umugabo se ko arimo kwamagaza imbere no kwisezera no gufilima abantu karitsiye yanyu rero hano niho twibera imayange mbese imayange hano hari abantu benshi bihishe muri mayange navuze ni sasa naje nkajya mvumbura uriya nawe ahandi ugenda utuvuga hano ni abaryo gusa niba abandi b'inyamirambo mubaze byagaragaye ko ibintu byose ubikoze urimo ariko gusara igipfunguzo cy'ikinyarwanda wallahi igipfunguzo cy'ikinyarwanda turiya mukecuru wacu uriya musaza wacu wari umwishe neza Useke mavite ijambo sijana yote top itakushina siku ngapi unisugumie vrema tafuresi kupata tagisi kisha kuitaita watu na telefoni yangu imezima sijana itakushina Nam
Abdou. Abdou. Baraha yawe y'ikinyarwanda.